Imana yacu ni ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, Imana iturinda ku manywa na nijoro. Muri kumwe na mwene so muri Kristo Yesu, Pasiteri Mbanzabigwi Theoneste. Munyemerere dufatanyirize hamwe ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya mbere cya Samweli. Turasoma mu gice cyaho cya 17 ku murongo wa 45. Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo z'Abisirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko mu Isiraheli harimo Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ndi kugira ngo Umwami Imana duhaye umwanya tuganire ku ijambo ngo kurwana urugamba rwananiye abandi. Reka nsubiremo, intego y'ijambo ni ukurwana urugamba rwananiye abandi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, Imana ituneshereza. Hano Dawidi yatabaye ku rugamba agemuriye bene se, ageze yasanga Umufilisitiya yigaragambije, yakamejeje. Imana yacu nidufashe. Yarahagurukaga yavuga rimwe abantu bose bakajya mu myobo. Sinzi ikintu kiri kwigaragambya hejuru y'ubuzima bwawe, ariko ndashaka kubwira ngo isunga Imana kugira ngo ubashe kurwana urugamba rwananiye abandi. Hano Dawidi rero ahise yidemarika, abwira umwami, aravuga ati ngewe uriya Mufilisitiya utarakebwe ndamutsinda. Ariko barebye Dawidi igihagararo n'intambuko, aramubwira ati wowe uracyari umwana, ntabwo umenyereye iby'intambara. Imana yacu nidufashe. Hari igihe abantu bakureba igihagararo, bakareba igisekuru n'amateka yawe, bakibwira ko utashobora, ariko ndashaka kukubwira ko iyo uri kumwe n'Imana ishobora byose, Imana iragushoboza kandi ugahindura amateka. Ariko Dawidi abahereza ku buhamya, aravuga ati narwanye n'idubu. Avuga ibihe bitandukanye yagiye arwana n'inyamaswa zikomeye akazitsinda. Aravuga ati uriya Mufilisitiya utarakebwe ndamutsinda mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ndashaka kugira ngo nkubwire ngo iki gitondo, kugira ngo urwane urugamba rwananiye abandi, ukwiye no kuba ufite ubuhamya. Ikintu kibabaje Imana ni uko iyi minsi ya none abantu benshi batakaje ubuhamya, abantu nta buhamya bakigira. Ariko ikintu cyarangaga umukristo, cyarangaga umuntu uri ku rugamba, yabaga afite ubuhamya. Ndashaka kugira ngo ujye urinda ubuhamya kandi ugire ubuhamya buzima. Imana idufashe. Turi mu isi rero tugira intambara z'uburyo butandukanye, ariko Dawidi yararwanye uwo munsi aranesha. Ariko avuga ijambo rikomeye, avuga ngo uyu munsi wa none ndashaka ko bigaragara ko Uwiteka ari we Mana, kandi ko mu Isiraheli hari Imana. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Dawidi ngo bamwambitse imyambaro y'intambara Sawuli yambaraga, ariko Dawidi ngo atambutse yumva bidakunda. Ndashaka kubwira ngo ujye wambara imyambaro yawe mu gihe gikwiriye. Burya hari igihe twambara imyambaro itari iyacu, dusa nkaho dushaka kwigana cyangwa tukajya mu mwanya mu gihe kidakwiriye. Ariko Dawidi yaravuze ngo ibi ntabwo mbimenyereye. Buriya kugira ngo umuntu arwane urugamba rwananiye abandi, ujye urwana uko usanzwe umenyera, ujye urwana uko usanzwe urwana, we gushaka kwigana uko abandi barwana. Ntiwamenya igituma barwana gutyo, ahubwo ujye urwana wisunze Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana yacu nidufashe, Imana itugirire neza. Uwo Mufilisitiya abonye Dawidi aramuseka cyane, aramusuzugura. Abandi Bisirayeli bavuga ati uriya agiye gupfa ari umwana mutoya. Burya hari igihe abantu bagutega iminsi n'ibihe, ariko Imana ishobora byose ikakurinda. Haleluya. Imana ishimwe. Dawidi yaragiye uwo munsi yica Goliyati. Ntabwo ntinda muri izi nkuru, muzazisome. Uwo munsi muri Isiraheli icyubahiro cy'Imana kiragaruka. Abantu basingiza Dawidi, abantu bavuga imirimo n'ibitangaza Imana ikoze kuri uwo musozi. Ndashaka kubwira ngo tugira intambara z'uburyo bwinshi, ntaraza kwinjiramo cyane. Imana itugire neza kandi Imana idufashe. Kandi buri muntu wese mu rwo rwego afite intambara ahura nazo kandi agomba kurwana akanesha. Buri umuntu uhinga agira intambara ahura nazo mu buhinzi, umushoferi agira intambara ahura nazo mu kazi k'ubushoferi, umukozi wa leta agira intambara ahura nazo, umukozi wikora agira intambara ahura nazo, umuntu mu itorero bitewe na pozisiyo arimo cyangwa umwanya arimo agira intambara ahura nazo. Ariko icyo Imana ishaka ni uko dukwiye kurwana intambara nziza, tukabasha gutsindira urugamba. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Hari intambara rero umuntu aterwa n'amasezerano. Umuntu ari mu masezerano, umuntu ahura n'intambara. Mariya yahawe isezerano ryo kuzabyara Yesu Kristo, bimuteza intambara, atwara inda y'Umwuka Wera, abura n'uburyo yabisobanura. Imana itugire neza kandi Imana yacu idufashe. Hari n'intambara umuntu ahura nazo zimuteguriye icyo azaba cyo. Yosefu yahuye n'intambara, bene se baramuhiga kugira ngo bahige isezerano, ariko ntawe uhiga isezerano, kuko iyo uhiga isezerano uhiga na nyiri isezerano cyangwa n'uwarimuhaye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza kandi Imana yacu tuneshereze. Hari intambara rero z'uburyo bwinshi. Hari n'intambara umuntu yikururira, nizo shaka kubisaba kugira ngo mujye mwirinda. Sawuli yagiye ku rugamba ngo aricazana Agagi, azana n'ikikurura intambara, bituma Imana imuca ku ngoma. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ndi kugira ngo tuze gusenga Imana, ariko nkubwire bimwe mu bintu biranga abantu bananiwe kurwana intambara nziza cyangwa
abantu bananiwe kurwana intambara yananiye abandi. Icya mbere kiranga uwo muntu, ibihe byo gusenga Imana biba byaramushizemo, uwo muntu aba agiye kuzatsindwa urugamba. Icya kabiri, uwo muntu aba agitinya icyaha n'igisa nacyo. Nubona muri wowe utagitinya icyaha n'igisa nacyo, uzamenye ko urugamba rukunaniye. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Icya gatatu, iyo umuntu yatakaje ibyiringiro no kwizera, uwo muntu aba agiye kuzatsindwa urugamba. Imana yacu idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Niyo mpamvu rero ibi bimenyetso tugomba kubanza kubyitondera gato, kugira ngo tubanze turebe ngo mbese uru rugamba tuzabasha kurutsinda, ese uru rugamba tuzabasha kurushobora. Imana yacu nidufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Ikindi kiranga uwo muntu, inkuru z'incamugongo nizo zimuranga. Usanga mu bihe byose inkuru z'incamugongo arizo zimuranga, ntagira ibyiringiro, ntagira gukomeza abandi. Ariko ndagusaba kugira ngo ibi bimenyetso bitazahugaragaraho. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, Imana ituneshereze. Kandi arangwa no guhinyura ibintu ibyo ari byo byose, usanga nta kintu kikimufasha, haba ijambo ry'Imana, haba indirimbo, haba ubuhamya, haba umurimo w'Imana, nta kintu kikimufasha. Kandi ikindi kiranga umuntu uzananirwa urugamba vuba, ntabwo aba agikunda ibyanditswe byera, ntaba agikunda ijambo ry'Imana, ntaba agikunda kubana n'abantu b'Imana. Ikindi kiranga umuntu uzananirwa urugamba vuba ni ukwivanga n'isi, ni ukwivanga n'abanyamahanga. Ariko ni kugira ngo mukangurire muri kino gitondo kurwana intambara, rwana urugamba rwananiye abandi. Uwo munsi Dawidi aratsinda, haleluya. Uwo munsi Isirayeli icyubahiro cy'Imana kiragaruka. Nawe rwana intambara nziza yo gukiranuka, kandi tuzabishobozwa na Kristo. Izere Kristo nk'umwami n'umukiza, izere umurimo Kristo yakoze ku musaraba. Yesu Kristo azatuneshereza. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, tugushimiye kugira neza kandi ushobora byose. Mana, dushoboze kurwana urugamba rwananiye abandi. Abantu benshi barananiwe mu ntambara, abantu benshi bararushye mu ntambara, ariko Uwiteka Imana azatugirire neza. Komera uhanga amaso ku musaraba, kandi Uwiteka Imana dutegereje kubona itsinzi ituruka kuri wowe. Bamwe biringiye amagare, abandi biringiye amafarashi, ariko twe tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Urakoze, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.